hari abafite ingoma izi nizo ngoma zacu natwe sibyo izi nka fafare iyi iraturika ko iyi nta muntu yivuza ugira amabya yuzuye abafite ibyarimo iyi irusha fafare kuvuga abana banje ntabareye bose nta gikona nigeze mbyara cyangwa mbyara umuyovu ko nta mukobwa wambabaje nka nyiragasazi ngo apfanye igikona kabura umugabo nyiragasazi yaje kubura umugabo ngo kubera igikona birambabaza ayiyo ayiyo. Ferwafa ifite amazina y'abafana b'abaprofesiyoneri muri twebwe turi abafana b'abaprofesiyoneri kuko nkanjye niba mbasha kuvuza vuzire ebyiri se icyarimwe ku munwa umwe bahamagara ikipe y'igihugu ntabonetsemo haba habaye bya bindi nyine byo niyo mpamvu ndi gusaba peri izageremo na AS Kigali igeremo kugira ngo nibura mu Rwanda hajye hasohoka ko kitabisabira Kiyovu yo ko utavuga Kiyovu kavuga aperi na AS Kigali Kiyovu baye igikombe kakinaga umugore wanjye nta kipe agira afana ashatse kuvuga ngo akunde ngo Gasogi aherutse kugura ishuka y'umukara n'umweru ndamubwira ati reka urayisubizayo tese ko umuntu ayiguza nawe yagiye wagira ngo bigende bitarambwira ati uzayitoroshesha aho hasi uri kumva nashuka y'umukara n'umweru nge nararamo. Ngewe nitwa Ntakirutimana Emmanuel uzwi ku izina rya Miss Kagoma. Ngewe nitwa Niyomugabo Moise mu gufana nitwa BIPUPE guturuka Kagugu. Ngiye kwitwa Kagoma rero ubwo arakagoma nari mfite nari narakuye hanze ako kagoma bagatwariye Igisenyi nagiye gufanayo umuvandimwe yarambwiye ngo nemuwe amfashe anyakire kuvuza ingoma hamuhereje makira ngeta kajyana kuva icyo gihe nta n'umufana ndongera kukabonana kuko kari umwihariko nkamubonye n'ubu nkabonye nahita nkafata nakanje kuko nta wundi mufana wari ugafite. Ubwo rero ako kwitwa Kagoma nuko nari mfite utwo tugoma nakubitaga nabaga nwambaye natwikwijeho ndimo ndukubita nari mfite tugoma tune icyo gihe adukubita dukaraga ubwo iryo zina Kagoma rero niho ryaturutse kuko nari mfite akagoma kavugaga kurusha izindi ngoma twabaga dufite muri stade. Ngiye kwitwa BIPUPE nge muntu wa mbere muri Rayon Sport wabanje kujyana igipope nafite igipope kinini nayo naguze 40,000 yiyejeyo abamarayika hakamo Feza barwa Rutabura abankunda match n'abagacuma n'abakagoma nihagera avuga ati nahindi zina wakitwa niho bambatije baravuga ati tukwisa BIPUPE kugeza amasaha bihera amasaha nitwa BIPUPE ubugiye nko muri ukavuga ati BIPUPE twagiranye ikibazo iki niki bavuga ati ni BIPUPE utakagugu na wundi n'uwo nguwo kugeza amasaha niba munahere mvuga ati niswe BIPUPE kugeza amasaha Rayon Sport nayikunze ko nambaraga ubururu n'umweru Rayon Sport ntago nari inyiza iwacu ni Nyaruguru abantu babona ubururu n'umweru bakavuga ati se imyenda wambaye kimeze nk'iya Rayon Sport bati se Rayon Sport ko nayo nzi Rayon Sport nengo Rayon Sport ituruka Nyanza nyimara kumenya ko Rayon Sport ituruka Nyanza ngeze Nyamagabe yakinyengo n'amagaju ngerayo ngeze mbona ikipe imyenda name mbona niyo yambaye kugeza mu masaha nafite imyaka 15 mera amasaha itanyikunda. Nanjye wacu ni muri Nyaruguru mu murenge wa Nyabimata ni wari niho mvuka ariko noneho papa wanjye yakundaga Rayon bikomeye yajyaga gufana Rayon n'igare avuye iwacu akajya Butare kureba Rayon noneho agasiga atwambitse yanyambika aragashashi ka kera kawutegisirwa kaba kariho amabara y'ubururu n'umweru kare agashashi narakambaraga kugira ngo nabaga numva nyine ari jezi ya Rayon nambaye. Ubundi ngiye navutse muri 1977 1998 naje Kigali nsanga rero rwose ni ikipe iri gutsinda ndavana na yindi kipe nafana kuko yaratsindaga icyo gihe itwara n'ibikombe ko ndabyibuka icyo gihe Rayon Sport yitorezaga kuri malaria twategaga amagare nabaga ku Kinamba igare kuva ku Kinamba kugera kuri malaria twishyuraga igiceri cya 20 tukagenda tukareba imyitozo ya Rayon bari abara urushungu tukajya kubareba tugahurura abantu bose
niyo nka yarazaga ku myitozo niyambariraga matiriningi ya Rayon nuko njye ibintu byo kwisiga irangi nabitangiye mu mwaka wa 2000 ubwo natangiye kwisiga irangi rya Rayon numva ari ikipe rwose nkunze pe. Rayon Sport ahantu igiye gukina hose tuba turi kumwe n'uturangi twanjye mu maso nkagenda nkayishyigikira tukifanira, twatsindwa tukabyakira, twanatsinda tukabyakira, twatsinda tukishima kuko Rayon Sport iyo yatsinze n'inyoni mu giti ubona utubaba twayo tutari ahantu hamwe tuba turi gukubagana nyine ubona yanezerewe. Burangiye nicyo kintu gituma nkunda Rayon. Hari ikipe hano mu Rwanda ishobora gutsinda ntunabimenye, ariko Rayon Sport iyo yatsinze n'igiti wakireba ukabyibwira ubona kiri kuyumva. Niyo mpamvu rero Rayon Sport ndayikunda, njye nicyo nyikunda. Iyo ihorana mu byishimo, abanyarwanda bayikunda ni benshi, iyo yatsinze umuntu aba yishimye ameze neza, ukabona umuntu arakeye. Umuntu ucuruza akantu niyo wacuruza umuneke we yatsinze ntabwo wahomba, ariko iyo yatsinzwe ucuruza umuneke ugatema kandi nta muntu wawukandagiye. Hanjye BIPUPE urumva ko naturutse Nyaruguru nambara uko tujeze, nza kumenya yuko umuntu bita kwa Rutabura yisiga irangi, nanjye ndagenda no bazangwa zo mu cyaro basiga inzu, nanjye ndisiga fata n'ibigwagwa nshyiraho ngo n'ubururu n'umweru. Nagiye kuri stade icyo gihe bakinaga ahantu bita Kamena, sanga match ya Sport na Mukura niho byabereye. Nkihagera batarambwira ati ntago ari irangi twisiga, ati se nirihe muvandimwe, hego batwama 2,000. Hagati itike utege usubire mu rugo, ejo uzaza i Kigali tuzakwereka uburyo uzawufana, ko nanzi kuvuza vuvuzera cyane. Ahita mana vuvuzera ako kanya. Nta nyine umwana muto urumva ko afite imyaka 15 mungize imyaka 30. Ubwo niyo mateka ya Sport natangiye kumenya nyizamukiraho. Ubwo nangiye kuzamuka gutyo n'aya macake ndagenda ndayisiga ko intege nyana akazi nari ifite ko batuma nadasohoka mu gipangu, ako nari kugezaho ndirekura. Kugeza njya gufana Rayon Sport kugeza no banjana za Dar es Salaam. Kintu amaze kumenya kuri ko hamaze kugera hose no kubera Rayon Sport. Ikipe yambabaje mu buzima. Kiyovu yaratsinze. Tsinze ngeze hano mu rugo umugore yanga kunyuhagira irangi. Yarambwiye ati reka ate se gute madamu konzi yuko igihe cyose anyuhagira irangi kudashaka kunyuhagira ngo ntaryo nkuhagira ngo buri musoro umbwira ko ugiye gutsinda gute n'uyu mwana amasavuze ngo Kiyovu yagutsinze gapere ngo niho ari gutsinda gusa. Ndambwira ati iyo byanze n'indahira kwima abundi Rayon Sport mwabagamo babivuga ibyayo yabirondanga birangiza. Imvura yatunyagiye turakubitwa. BIPUPE avuze ibintu byo gukubitwa. Nibuka muri 2002 twagiye gufana i Remera. Urabona kera hazaga bwa imodoka bw'ubuhiyasi butonya kwa steri za Starazi. Noneho wajya gutebuka ura kamodoka kajyaye kuzuye bya hatari. Noneho haje imodoka yatubure kabine ije iteramo baravuga ngo nitujyemo baduhere ifu. Hari mu gihe hese ariko n'ukuri kw'Imana hano umuvandimwe yaratujyanye ni hehe nyine sima, ariko nuko twasanze ibiti biteguye, ibibando biteguye. Umva twavuye mu modoka dusimbuka, twayisimbukira imigero. Ngiye muri iyo myaka rero maze muri Rayon, mu by'ukuri ibihe byiza nagiriye muri Rayon buriya nta ibihe byiza byaho bihoramo. Ariko ibihe biruta ibindi, mu bihe biruta ibindi nabonye n'igihe Rayon Sport yajyaga mu matsinda. Twagiye mu matsinda mana narishimye. Hari n'ibindi bihe byiza nagize dutsinda peri ibitego 4 ku busa ku mahoro match ya 12. Hari n'ikindi gihe twakinaga dukinira igikombe kibanziriza shampiyona ku Gisenyi, aperi tuyikubitirayo twatsinda igitego bagakupa amatara, twatsinda igitego bagakupa. Noneho bazi ngo nibongera kuyatsa turaba tutareba neza hanyuma badutsinde, kongera kuyatsa tugakubita ikindi gitego tukayitsinda.
twatsinda igitego bakupa dutsinda igitego bakupa noneho bavuga ati reka match tuyisubike bayisubitse aperi yari izi ko bahita batangira bushyashya ferwa itivuga iti njyumva itegeko risohotse nuko mukina iminota yari isigaye icyo gihe ndabyibuka twakinnye iminota 15 bahita banaduhereza igikombe abafana ba aperi bari bahuriye bazanye za tata bari n'abari baje bambaye pe icyo gihe nacyo cyambereye cyiza kuko natwaye igikombe nkinnye iminota 10 buriya Rayon Sport iri mu ikipe hano mu Rwanda yakinnye iminota mike yakatwara igikombe igihe natakwibagirwa n'igihe natsinze Goromari icyo gihe cyari igihe cy'imvura nayo ifite urugurupope rungana n'umusozi ko nageze ahantu bita mu Gakinjiro sanga umuhanda wuzuye amazi kubera ibyishimo ntago navuze ngo haruzuye nahise niruka motari warunzanye yarambwira ati haruze dusubira inyuma namubwira ati ngenda hatambuka n'amaguru nkigiramo mba ndinamye abantu bo bankuyemo na cya gipupe cyanjye bo bagifashe kigeze mu hepfo cyo cyagiye kare ni nayo ibyishimo natakwibagirwa nayo nakubise aperi saa 12 ku itara ku bwa diyara nikubita 4 ku busa mbabwiza ukuri buri ngiye ndi inshuti n'abareyo gusa bura n'abakire banyengira bose n'abareyo uri kumva umugore wanjye nta kipe agira afana ashatse kuvanga ngo akunde ngo gasogi umupeto cyangwa zakunda gasogi uri kumva muganda mugate ibyo ntago bibaho aherutse kugura ishuka y'umukara n'umweru ndamugatira kareka urayisubizayo tese ko umuntu ayiguza nawe yagiye wajya ngo bigende bitambwa ati uzayitoroshesha aho hasi uri kumva nashuka y'umukara n'umweru nge nararamo ibihe byambabaje mu buzima ni igihe corona yazaga corona iza bwa mbere mu gihugu izanywe n'umuhindi mba muri fan club yitwa Omega iyo fan club mbarizwamo icyo gihe nari mfite bandorole ifite nka metero 5 kuri imwe n'igice ninjye wari wagiye nyijyanye noneho tugeze Nyamirambo dusanga abapolisi nk'ibihumbi nka 50 bari kutwirukana bati nta match iraba abareyo harimo abakinnyi gusa mwebwe musubireyo nta mureba nagiye ninginga afande namubwira ko afande ngiye nkunda Rayon nayirebye yakinnye ngiye nshobora no kumererwa nabi tu mu buzima kandi niko bimeze n'ubureyo Rayon yakinnye ngiye singe kuri match yayo mba numva nta mahoro mfite ku buryo genda Imana yandinze kurwara umutima kuko ngwaye nk'umutima nahita mpfa nta kintu cyambabaje nkuko umuyobozi wa Rayon Sport atubeshya ati yaradutumije nk'abahuriga tujya Kimihurura aho Rayon Sport kunda gusinyishiriza abakinnyi tugezeyo umunyamakuru perezida wacu atubwira ati Kiyovu nidutsinda twihangane turamutse ati sigute muyobozi kutubwira ngo nidutsinda twihangane kandi twe dushaka igikombe turwangana na Mukeba mu gitondo irangi turariteka barahiye tugiye kuri stade nibyo nababwiraga tugiye kuri stade Kiyovu ibiratsinze pe ikintu cyambabaje nawe kuvuga ngo nuko yatsinze yaratsinze maze kutsinda namadapangira yatwikera nankubita kucinya Mirambo nago hacaga harabangura TV nago ari kuhanyura urumureyo reka bari batwitsa hano hose akumuriro nese mzenguruka jya guca mu mashyira hamwe Nyabugogo ubwo urumva kari kucya Nyabugogo kwari nko kuzenguruka uri ko cyo kintu cyambere muri yo cyaba cyarambabaje kurusha ibindi byose bahora bambeshya ngo abakinyi ngiki ariko uyu mwaka ndaje ndebe ibyabo nanjye umwuka ndawufite navuze zirahari amarangi arahari nisiga sirike nago zikiri zangwa uri kumva sigengera mu Gakinjiro sirike igura 80 ako ntukavuge na sirike nimero yayo kuko sirike zigira ama nimero menshi twe tugira nimero yacu personnel y'abahuriga mu Bwongereza twebwe rero buri abafana buri muntu wese abafite umupampi abapampe mu mvugo y'ikigego n'abapampe cyangwa se inshuti yawe nkuko namenyanye namwe ndisigana na kanaka cyangwa se ndisiga njyenyine nigendere biterwa n'ukuntu waramutse kumva ariko ngewe inshuro nyinshi iyo ntari kumwe na Rasta bandi kumwe n'umufana bita Gacuma ariko n'abaturanyi babaho bagasabana umunyu cyangwa amazi shobora kuba naryo fite ahubwo ati
ko ufite umweru wangurije ubururu uri kumva nkuko nko mu cyaro ngewe twasabanaga umunyu cyangwa amazi ibyo bibaho igihe rishobora kugushirana ukagenda ariko ngewe buriya ngirange nisiga cyangwa uyu gacuma twe twarisabana ariko sinajya gusaba nka ntuze nka rujugiro irangi yisiga cyangwa se abo ngabo banyiragasozi ntabwo irangi bisiga naryishyiraho uyu nguyu ryanshiranye nagira namubwira makwirangi kuko mba nzi ko irangi umuterankunga uduha irangi ari umwe kuko ararituzanira tukajya kurigura ariko baba yabashije kurituzanira twe tugenda tugura ku bukoroboyi ubwo ntiwabona iyo ryishyura akoze ngo nk'ikidobo cyose ntiwabona amafaranga umuha keretse ugiye ukamena banki rwose agafaranga ufiteho kose ukakamuhereza niho yarebuka ngewe niba ntaryo mfite 11:00 mba nateye kore kuri rasita cyane rasita yaba ntaryo tubati ko ntaryo mfite se nzu usige agahita mugana ngwino mfite gakeya tugasaranganya iyo ari gakeya ubwo nyine dusiga igice cyo hejuru gusa tugasiga agatwe konyine no ku maboko ukamubwira ni gumana agapira wambaye noneho nawe twese tubashe kwisiga kuko njyewe iyo mfanye ntisize irangi mba numva ameze nk'umuntu ufunze ukuntu mba numva nta sanzure mfite ahantu hambere haturushya iyo tugiye gufana ni ahantu bita urusizi kuko urusizi iyo tugiye gufana yo bisaba ko ngombwa 10:00 tuba twageze Nyabugogo ubwo bishaka kuva ko 6:00 tuba twisiga irangi 6:00 z'ijoro uko irangi bishaka ngo fate umuyaga kugira ngo rikumireho uri kumva iryacu ryumishwa n'umuyaga ni umuyaga ntago ari izuba ni umuyaga 10:00 tuba tugeze Nyabugogo twese duterera abahuriga bose no duhurira tuba tubizi hari imodoka ibidutwara igomba kudutwara uri kumva cyeke ngare nk'abakire bashaka kutugenda dutemberana nabo kandi natagenda KAGOMA cyangwa n'agacuma nabangunda mace uri kumva ntago ibi byashoboka iyo tutajya ahantu hamwe muri groupe imwe ko tugiye dufite murare ntago ibi byashoboka urumva wakora urugendo ry'usize ubwo se wagerayo ryari tuba dufite murare tugenda tubyina paka kugera usize kugaruka birangiye irangi ni ukuvuga ngo niba turi bubyuke turi bugende yenda tugiye nk'icyangugu irangi guhera 4:00 tuba twatangiye kuritunganya maci irubere hano i Kigali nge saa moya riba ryamaze gutungana noneho nkatangira gutunganya imyenda yanjye ahantu iba ibitse nkareba niba imeze neza narangiza nkambara namara kwambara nkisiga nge ntangira kwisiga buriya saa 2:00 mba namaze kwisiga irangi kuko niba twariyemeje kuba abafana b'ukuri ba Rayon Sport tugomba no kuba abakangurambaga Claude perezida w'abafana niwe wajyaga avuga ati mwebwe ntabwo muri abahuriga kandi ubuhuriga ni n'izina uba wumva utumva icyo ari cyo nkanjye simba numva icyo risobanuye ariko rugamba yambwiye ati umushyushya rugamba njye mba numva icyo ashatse kumbwira ngomba kuba umushyushya rugamba wa Rayon Sport kugira ngo na wa muntu utazi ko match yabaye iyo mbonye ahita abyibwira iyo Rayon Sport ibuze guhura na APR sinjya sinzira njya mu buri nkagira ngo harimo imbaraga se reka ngo reka njye ndinyaga mu ngora kambwe ate se mu ngabo wanjye urwaye ibiki reka mba ndaho ngaho irangi ari tayari nta nubwo nanagera ku muhanda atarisiga irangi urabizi telefone ntabwo iba igivaho ndikoroga mvuga ati rishye neza uri kumva match ya APR na Rayon ariko hari utumashini twaje ntabwo tuzongera kurikoresha gucanga irangi hari akamashini kaje gasigaye karicanga neza cyane nzakakwereka kuri match y'ejo bundi ari umaze gusaza sinzi ko iyi shampiyona uyifana urayifana wisize irangi bikomeye cyane uzaza uryisiga utitire ahubwo ndazana udushya uraza uryisize utitire kwa abamisi turi mu kato abamisi babakuyeho abamisi turi mu kato abamisi nahinduye izina KAGOMA rizagumaho ariko misi ryo rizaba ryarahindutse kandi icyiza cyacu abareyo twe duhuriza hamwe iyo tugeze kuri stade ni ukuvuga ngo babafana baturutse i Nyanza baturutse za Cyangugu baturutse tuba tunakumburanye turasuhuzanya twangiza tugapanga gahunda uko turi bufane
itorero igiye ahantu igiye kubyina ntabwo abona ko biba bambaye ibisa sikusetsa ubwo ni ubururu n'umweru hamwe uri kumva ntabwo abantu baba basa bose ingoma ziraho abakoma ingoma bikiriza kuko natwe izi nizo zacu sibyo hari abafite ingoma izi nizo ngoma zacu natwe sibyo izi ni nka fanfare iyi iraturika kuko iyi nta muntu yifuza ugira amabya yuzuye abafite ibyo arimo iyi irusha fanfare kuvuga irangi twisiga twebwe uburyo rituvaho n'ubundi ni ibintu twateguye hanjye mfite mbere yo kuryishyiraho mfite amavuta ngomba kubanza kwishyiraho kugira ngo ritanyicira uruhu rwanjye iyi sura yanjye nisize ibivuta by'inzu ibirangi by'inzu byarwangiza nkacika nk'ibisebe cyangwa nkamera ukundi kuntu ariko njyewe ubu tuvugana mfite amavuta mbanza kwisiga kugira ngo yarangi ritanyangiriza uruhu aya mavuta niyo ngomba kubanza kwisiga mbere yo kwisiga irangi noneho narangiza ubwo iyo ngiye gukaraba rivaho nk'uko wakoze isahane cyangwa se abahuriga iyo batubonye gutyo bamwe baba bazi ko ari imbobo ku muhanda gutyo batubona bakadutinya ngo turi abapfumu ngo turi iki ntabwo ari uko dusanzwe dutunze imiryango dufite n'akazi dukora abantu bakadutinya ntabwo ari uko tubayeho turi abantu dukunda abantu dusabana n'abantu kandi no kumva ngo ya peri cyangwa ikina siporo ni abantu dusangira ubundi inshuti za mbere ngira cyane burya nizo muri aperi mu buzima busanzwe murabona zino ngofero mubona zikoze mu budodo z'abarasita iz'u Rwanda iz'iki umuntu ikomanda mpaye yose ndayikora ziriya ngofero mujya mubona z'abarasita z'ibiti n'ibyo zikora njyewe na madamu wanjye ako niko kazi mu buzima busanzwe mba nibereyemo njyewe nta muntu buriya mu buzima wapfa kundeba gutya ngo afate uko yiboneye njye mfite umwuga wanjye karemano kavukira impano yacu yo mu muryango wacu urabona kumwe abarokore bajya hariya nko ku ruhimbi bari kubyinira imana natwe abareyo hari igihe ujya nko kuri stade indirimbo ukahava uhahimbiye indirimbo kandi ugahita unayigisha abafana nk'akaririmbo nigeze kuririmba icyo gihe aperi yari itumereye nabi kandi hari umukobwa witwa Nyiragasazi buriya yari yarambabaje buriya mu buzima Nyiragasazi ndamureba avuye umukobwa ko ari mwiza aragaka nubwo ari agakara ariko afite agakara keza ndareba agacuma ndavuga ntigacoka akaririmbo kanje mureka nkakwigisha yari agacuma ndakaririmba ko nta mukobwa wambabaje nka Nyiragasazi ngo wapfanye igikona akabura umugabo Nyiragasazi yaje kubura umugabo ngo kubera igikona birambabaza ayiyo ayiyo ab'imitima inangiye barimbukiye mu bikona uretse Kagame na Kabarebe abagabo Imana yishimiraga nyemerera Rayon ngendane nawe mu bikona nta cyiza kibayo indirimbo itabura kuri stade yitwa Murera buri Murera ni indirimbo ya kera kuva nanjye nyitangira gufana Umurera nawe usanzeho iriba ko mwana utazi koga Murera we yewe Murera we nguruzi ruramutwaye Murera ngoma yewe Murera we murambara mu gatsinda Murera we yewe Murera mutibagiye abana b'iwacu Murera ngoma yewe Murera we ngabashyitsi mureba Murera we yewe Murera we ngo n'ab'Inyanza Murera ngoma yewe Murera we tuzayirwanirira haba ku mugoroba cyangwa se ijoro ryose na Rayon yacu tuzirwanirira ngo Imana nidufasha tuzayirwanirira ni twinshi cyane hari n'akandi karirimbo k'igisingizo ngo Rayon ni wowe dukunda
nta yindi kipe yamba ku mutima. Reyo 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 horana imana ubutwari n'intsinzi. Oreyo reyo oreyo. utwo tuntu nyine kuri stade ntabwo twabura, habamo twishi. ni twishi, ni utuntu turirimbo twishi dufite nk'uburirimbo nka 500 ahari byafite wanjye ndanabakunda cyane. buriya sinajya no gufana maze nta kantu mbazaniye, ntabwo bibaho. ndemera n'itike nkayi niyo mbonye nsigaranye itike gusa, ubwo mpita nk'itike bita korosi nyumva nkataha n'amaguru, ariko nkavuga ni aya ngaya nari gutegesha ndabaguriramo akantu kuko nabo bamfashije. buriya hari ukuntu umuntu ashaka kugufasha. nababwiye ko n'umugore wanjye ari umureyo, ariko we ntabwo yajya ajya ku masitade kuko ni umukristo. arijye mubwira ni sheri ntusengere kabisa, Imana ibashe kumpa amanota 3. ni kuko njye ndumva afite ubwoba, atinda tureka ngo usengere. nkajya mu cyumba aba baza ngo mbasige, njye sinasohoka buriya ntabanje gusenga. avuga ati reka dusenge, apfukama akasenga, ubundi nkabona gusohoka nkabasiga tukagenda. abana banjye nabariye bose, nta gikona nigeze mbyara cyangwa mbyara umuyobo. umupira ntabwo ari igiki. umuntu ntabwo wamubuza icyo akunda, umuntu ntabwo wamubuza icyo akunda. none se kumva ko mbyewe umwana kuya mu byare ngabereye ntashaka aba yapere, ibyo nta kibazo. ntabwo mpamya ko yava kuri Rayon akajya. oya ibyo biranashoboka Kagoma, ibyo birashoboka. nagenda azagende, ntabwo oya yora ngo nagenda azagende. wanjye gakunda gasogi, mfite umwana wanjye gakunda gasogi, mfite umwana w'umwaka n'amezi 3. uyu umushyize ku nanjye mfite amafoto menshi ya Rayon Sport, amenshi mba ndiho. hari ukuntu bakora akantu k'agafoda nyine, ukuntu bagashyiraho amafoto y'abafana bitwaye neza. njyewe rero amafoto menshi ya Rayon mba ndiho, cyangwa se ku mbuga kenshi bajya bambona nisiza amavubi. ibyo birumvikana, media zose ziba zizampostinze. ariko njyewe ni ukuvuga ngo umwana wanjye atangira kumenya gukanura, ari kureba ubururu n'umweru. urumva sima umukara sinza hano yawigira rero. ariko vuga ko bitapfuna se wisize ubururu n'umweru. n'amashuka yanjye n'ubururu n'umweru. ndavuga ko bitapfuna. oya nta hantu bitapfunira ibyo nicara ku gitanda iyo nananiwe. hari igihe najya muri salo, kubera mu cyumba cyanjye hari ameza mafite, hari igihe umugore antegurira nyine ibyo kurya akabitereka ku meza mu cyumba cyanjye, ubundi akaba ariho bitapfunira. kanjye sinzi amafoto yanjye mwarabonye ku mbuga zose mwabonyeho. njye ndi mu bafana batajya bafana iminota match itangiye kugeza irangiye. no muri Rayon Sport ni konfana njye abafana benshi bo muri Rayon baranzi. njye ntabwo njya ncika intege ngo nicare ngo natsi. ati iki kigo twaje gusanga ibanga ryacyo nta rindi kinywa sikoro nyinshi, nawe gihora gifite murare. ngo ngo iki sikoro nyinshi ntabwo wanyweye sikoro nyinshi ntabwo wavuza. umaze kunywa zingahe se yanjye niwe ukayimaramo? oya oya ndakubeshye ngaho tureke yanyigana n'iyawe. nta kibazo zose ndazijyana. nta kibazo. uzinywere rimwe ku muntu umwe. so noneho ku Mavubi rero sasa tukivuga ku Mavubi. Amavubi ni ikipe nkunda, n'abanyarwanda bose bishimira. bahamagara n'abanyarwanda bose iriya kipe barayikunda. natwe twenyine ko bahuriga abandi. n'abanyarwanda twese turayikunda, nawe urayikunda. iriya niyo kipe twese tuba turangamiye tuvuga ati se nigiye kuzamura abanyarwanda cyangwa. Gatera afite abashumba b'inkazi, bahamagaye n'abashumba b'inka z'undi umworozi uragira inka w'i Burundi cyangwa se w'i Bugande, bakaba bati babashumba bahuye. nafana abashumba bacu bo mu Rwanda, cyangwa se niyo haza niyo bafata ibimasa, kumwe ibimasa bijya bikiranira ku masitade, bagafata ikimasa cyane ikivugande bigakirana. nakwisiga irangi ry'u Rwanda nkifana ikimasa cy'u Rwanda.
njye niko nteye murange nkunda ibara ry'u Rwanda cyane kubera ko njye naje i Kigali ngenda n'ibirenge urumva ariko ubu ngubu ndi mu rwego rwo kuba nifitiye inzu yanjye hano waje n'ibirenge naje n'ibirenge hari wambwiye ko waje ufashe ku modoka ndavuga nta nkweto nari nambaye ariko waje ufashe ku modoka inyuma yarizanye amakara mbere y'intambara twize twambaye ibirenge ubu ku mano y'inzara zanjye hari ikirenge kimwe mfite inzara nziza 3 gusa 2 zarakutse kwa kundi ubona ugiye gukerererwa ukirukanka kubiti no kwibuye urwara ukarubona imbere yawe ruri kuguruka tasha ufite imbaraga wa mugabo njyewe nakutse inzara 2 ngiye kwiga n'amaguru n'ibirenge kandi mu rugo mfite y'inkweto buriya ukuntu ibintu bya kera biragatsindwa n'Imana ariko ubu ndashima Imana ko Paul Kagame yaduciriye inzira rwose uratambuka udasitara ubundi kwambara inkweto iri hasi inkweto nambaye ntabwo iri hasi y'ibihumbi 30 buru n'umweru none ko cyari wahisemo kwambara nta mukara ugira iwawe nta mukara ugira iwawe inkweto y'umukara ngira n'inkweto hari inkweto nigeze kwambara y'umukara ngiye gusezerana n'umugore wanjye iyo nkweto ndacyayireba kuri nk'iseke iyo ngiye mu bukwe nyine ndayambara ariko hari ukuntu njijishamo nk'ikote naryo riba ari umukara ariko mo imbere nkashyiramo agashati k'umweru na karuvati y'ubururu ubururu ntibwabo nubwo nawe uri kubitubeshya ubwo urumva uwambara ikote ry'umukara ugashyiramo ishati y'umweru ubwo bishatse ko wahindutse nk'igikombe imbere mba nashyizemo apera namenye uyikunda ishati n'umweru na karuvati y'ubururu gusa urumva atari Rayon mba nashyizemo ntabwo namenye ko wari wambaye karuvati y'ubururu akomana njye pere branjye arigiye mvuga ngo ndashaka ikindi ndashaka gusira mu matsinda apere kare wibambyeho niyo yakubabaje cyane vugisha ukuri ikipe ifite ibikombe bingana nuko n'imyaka kandi ikinisha abanyarwanda gusa kandi ikinisha abanyarwanda gusa iragera mu itsinda koko njye ndi n'ukuri ndi kuyisabira erega usi inyungu se abanyarwanda twaba dufite tugize ikipe nibura 3 zose zigeze mu matsinda nukuvuga ngo ntabwo wakomeza gusohoka ikipe 2 zonyine njye niyo mpamvu ndi gusaba ngo nayo izagereyo cyana na AS Kigali igereyo igezeyo ni inyungu z'abanye ndi kuvuga ku nyungu z'abanyarwanda ntabwo ndi kuvuga ku nyungu zanjye bwite nase Kivu ne kibuze kireba AS Kigali igeze mu matsinda na APR ikageramo nukuvuga ngo ntabwo twasohoka gusa ntabwo twakongera gusohoka asohoka ikipe 2 gusa kuko twagezemo nizo zindi zigezemo hajya hasohoka ikipe enye ebyiri muri Champions League n'ebyiri za Confederation niyo mpamvu ndi gusaba peri zageremo na AS Kigali igeremo kugira ngo nibura mu Rwanda hajya hasohoka ko gitabisabira Kiyovu yo ko utavuga Kiyovu kavuga aperi na AS Kigali Kiyovu baye igikombe kakinaga muri AS Kigali yayihaye igikombe kijugunya ndeba numva birambabaje Kiyovu nta kintu nayisabira kindi gusa niyibereho nyine rifashe championnat y'u Rwanda kugira ngo tubashe umupira wo mu Rwanda ukomeze wishyuhire gusa nakunda kuko buri uhaye umwana ibirya kabimena babyerekanye ko yarenzwe babyerekanye ko afite umurengwe mwinshi cyane kintu narenzaho rero kanyibabwire kintu narenzaho ngewe no kwisabira ndasaba Imana saba Bikira Mariya Nyirimpuhwe muri n'umureye turabizi ko asanzwe ari umureye genda mwisabira rwose kino gikombe ndamwisaba njya senga Bikira Mariya kanyumva n'Imana ikanyumva ariko ashyigikiwe n'Imana rwose ndasabye uyu mwaka ntuzambere nk'umwaka urangiye genda shaka ibyishimo ntabwo nshaka kubabara genda ndasaba n'abayobozi yenda ba Rayon Sport batwumva cyangwa se bashaka kutureba nukuri ndabasabye nabari abantu bavandimwe bacu babashoramari bo muri Rayon Sport babashe kudushyigikira ikipe yacu tubashe kugera kure n'ukuri hashoboka dutwara ibikombe twongere dusubire mu matsinda biriya byishimo twongere tubisubire ngewe ikintu usaba Imana uko twahura no turi bazima ndagira umunsi nzaterura igikombe tuzongere guhurira hano twese turi bazima kandi ndabisaba Imana ndabizi ko izabinkorera Rayon
reyo reyo horana imana ubutwari n'intsinzi oreyo reyo oreyo. utwo tuntu nyine kuri stade ntabwo twabura, habamo twinshi, ni twinshi, ni utuntu turirimbo twinshi, dufite nk'uburirimbo nka 500 ahari.